Reka mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukurikira kandi mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Nizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye mukurikiye aya makuru tubagezaho kuri uyu muyoboro. Imana ikomeze kubarinda kandi ibiteho cyane. Ibintu birahindutse cyane mu gihugu cy'u Burundi kugeza aka kanya, umutekano wakajijwe ndetse rwose ibintu byakomeye cyane. Hari abamaze gutabwa muri yombi, barazira igitero cya gabwe hariya ku biko bw'intwaro imusaga mu gihugu cy'u Burundi nyine ibujumbura. Mwabyumvise ko kuva ku munsi w'ejo nta yindi nkuru iri kuvugwa, ndetse kuva mu ijoro ry'ejo bundi ahubwo nta yindi nkuru kugenda ivugwa usibye isanganya cyangwa se ibiturika byumvikanye mu kigo cya gisirikare cyangwa se mu biko bw'intwaro bwa gisirikare hariya ibujumbura, ku byo byateje polemique cyangwa se byateje icyuka kibi ibujumbura. Rero kugeza ubu amakuru tugeraho nuko ibyakomeye cyane, habayeho kutumvikana hagati y'ingabo by'umwihariko izari zisanzwe zirinda kiriya kigo cya gisirikare kiri mu biko bw'intwaro, bavuga yuko habayeho bamwe uburangare ku buryo harinze haraswa, kuko ubu amakuru amwe yamaze kwemezwa n'abaturage bo mu Bujumbura by'umwihariko abaturiye hafi ya hariya cyangwa se ya kiriya kigo cya gisirikare cyangwa na buriya bubiko, baremeza ko ari drone yagabwe hariya, ku buryo byarangiye nyine harashwe bikomeye cyane, bikarangira izo ntwaro ziriyemo ndetse n'abantu bakahagwa, kuko amakuru agaragaza yuko abasirikare bakomakomeye harimo n'abagera mu 10 gutyo baba bahasize umutwe cyangwa se baguye muri iryo sanganya. Rero amakuru agaragaza ko abantu bagera muri 41 bamaze gutabwa muri yombi n'inzego za gisirikare, ndetse binasabwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye gusobanura impamvu nyamukuru yatumye biriya byose biba. Harimo abari gukekwaho ubugambanyi, harimo abari gukekwaho kuba barangaye, ndetse rwose bikarangira hariya habaye igikorwa kibi cyane cyo kuba umutekano wahungabanye ku buryo nyine ubiko bw'intwaro bwahindutse umuyonga cyangwa se nyine bukaraswaho. Ibyo byose rero kugira ngo babanze babazwe ngo ese byagenze bite, ndetse bije nyuma yuko hari hagiye hakwirakwira inkuru, bamwe bavuga bati byaba byakozwe n'abari kwikoma muri iyi minsi Perezida Ndayishimiye, kuko amaze iminsi afunguye uwitwa General Alegiyome Bunyoni. Ni umuntu ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse yumvwa na benshi, aravuga ikijyana, afite amafaranga menshi ndetse kandi yigeze kuba umuyobozi mukuru, kuko yanabaye minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi, aza no kujya mu zindi nshingano zigiye zitandukanye kugeza ubwo atawe muri yombi agafungwa. Rero harabavugaga bati nawe yakora igikorwa nk'iki ngiki ntabwo yabura uburyo yabigenzamo, abandi bakavuga bati yaba se hari abandi batandukanye imitwe yitwara gisirikare wenda yafonzwe mu buryo rwa bwihisha, ariko cyane cyane bakavuga yuko ngo byakozwe n'umutware Ditabara ukorera mu mashyamba yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, aho uvuga yuko Burundi buyobowe mu buryo bw'uburiganya, mu buryo bwo guheza bamwe, mu buryo bwo kuvangura amoko, mu buryo bwo kudateza imbere igihugu, ndetse no kwikubira ubutegetsi kw'ishyaka rimwe rya CNDD FDD, aho bavuga yuko kugeza ubu ngo hashize iminsi cyangwa se imyaka myinshi bagenda basimburana, ariko ugasanga abandi barahezwa. Uwo mutwe rero wa Ditabara ukaba ufite imbaraga zikomeye cyane, kuko mu bihe bitandukanye wagiye ugaba n'ubundi bitero ahangaha i Bujumbura, ndetse yewe ukanabyigamba kugira ngo wereke igihugu cy'u Burundi ko hari icyo bagomba gukora kugira ngo bajye mu nzira nziza yo kuba igihugu cyayoborwa mu buryo buhuriweho apana cyangwa se aho kugira ngo habeho kwikubira ubutegetsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho rero niho bamwe bakekera yuko byanakozwe n'uyu mutwe wa Ditabara, ariko none bakavuga bati se byaturutse mu yihe nzira, ko uyu mutwe usanzwe udafite amadrone mu buryo ko tutazi ko ufite drone, noneho iyi drone yo nta nubwo isanzwe, kuko ngo babanje kuza mu kirere ifite ibara ry'icyatsi igenda imyasa hashira akanya ihagaze mu kirere hejuru y'icyo kigo cya gisirikare cyangwa se y'ubwo bubiko bw'intwaro, hanyuma biza kurangira iguye. Imaze kugwa hashize iminota igira muri 5-6 nibwo hahindutse umuyonga, nibwo hatangiye kumvikana ibiturika, noneho ariko bituruka mu buryo budasanzwe, mu buryo butamenyerewe. Abantu baravuga bati se ibi byo bibaye ni ibiki, bigenze bite? Aho niho rero ibintu byabaye nkaho bikomera cyane, ku buryo hahise hashira amasaha menshi ibyo biturika bidahagarara. Inkuru zagiye zandikwa zivuga bitandukanye, bamwe bavuga bati no inkongi y'umuriro cyangwa se ni circuit électrique yabaye, ariko amakuru uko amasaha agiye yicuma yagiye ahindagurika, kugeza ngo amakuru amwe akagenda avuga yuko ngo byaba byagabwe ari igitero cyagabwe muri babiko bw'intwaro. Hanyuma hari n'abagiye bajujura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se muri social media bavuga ko ngo byakorwa ngo na 23 ngo bitewe nuko nyine nayo ituriye ntabwo iri kure cyane kurikije ibicirimo byegereye umujyi wa Uvira, ni yari maze n'iminsi yarafashe uwo mujyi, kandi akaba ari hateganye na Bujumbura, ngo nayo yakora igikorwa nk'icyo ngicyo, kuko i Bujumbura hanamaze iminsi hacurirwa imigambi mibisha yaba ari mibi kuri 23 ihuriweho, irimo FDLR, irimo FRDC, irimo ndetse na FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi, bagakora inama za hato na hato zidashira zigambiriye kuba bagira ikintu gikorwa bakora kandi kitari cyiza. Rero M23 ikaba ngo bakeka ko nayo yakora igikorwa nk'icyo kugira ngo
ibe yaca intege iyo migambi mibisha yabo. Hanyuma ibyo byose byagiye bikekwakekwa kugeza ubu rero hari hazindutse icyuka. Amakuru avuga ko hari habaye igisa n'umukwabo mu ngabo zose zikorera i Bujumbura, buri umwe wese agenda asakwa agerwaho agira ibyo abazwa kugira ngo bakurikirane bamenye icyabereye hariya mu bubiko bw'intwaro bwa Bujumbura bw'igisirikare. Ibyo byaje kurangira rero abageze muri 41 batawe muri yombi barafungwa kugeza ubwo ngubu bakomeje kugenda bakurikiranwa, kandi isegonda ku isegonda bari kugenda babazwa ibigendanye n'ibyabereye hariya muri zone ya Musaga kugira ngo bahamenyekane nyirizina ngo byagenze bite. Nibyo rero cyaje gutungurana nuko ndetse byaje no kumera nkaho byemejwe na President Ndayishimiye, ariko yakomeje kuvuga yuko ari inkongi y'umuriro, ariko avuga ko hari abahaguye ndetse aranabahumuriza. Avuga ko imiryango igomba kwihangana, ahumuriza imiryango y'abaguye muri ibyo sanganya, ndetse avuga ko Uburundi bugomba asabiye Uburundi ku Mana kigomba kugira gute, Imana igomba gutabara Uburundi. Twaje kumva rero imirwano ikomeye cyane nyuma yaho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nubwo nabonye bamwe bashaka kubihuza ngo se Burundi ko bwari bwiganje muri imirwano, kuko ni ibitero byagabwe mu bice birimo za Karingi, za Karongi, za Gakenke, za Cyamate, za Rusabagwe, aho ngaho hafi na santere ya Minembwe. Nubwo n'ubu amakuru agaragaza ko akiri kuzenguruka amadrone muri icyo kirere cyaho ngaho, nubwo nta mirwano ihari, ariko habaye umuriro w'ibitero bikomeye cyane. Byari birimo FDLR, byari birimo Wazalendo, byari birimo FRDC, byari birimo ariko cyane bikaba byarimo abasirikare b'u Burundi FDNB. Bagabye ibitero kuva mu rukerera by'umuriro, wumve ko bari ingabo ngo nyinshi cyane, ariko mu 23 cyangwa se intare za Sarambwe hamwe na twirwanaho amadubu babasuje n'umuriro mwinshi cyane ku buryo babuze uko bigenze. Babakoreho operation yandi twita ngo ni Rugondi Hene, nukuvuga ngo ni kwa kundi bakuzenguruka ariko mu buryo utazi ngo abantu bari kunzenguruka bari hehe. Wagira ngo urasubira inyuma ugasanga watezwe uri kuraswaho, wagira ngo uragaruka imbere ugasanga niko bimeze, wajya mu ruhande ugasanga nuko nguko. Ni iyi operation yo gukorera uruziga ho umuntu ukamusigira umwanya wo guhunga gusa kanya gato cyane, cyangwa se abakunze kubyita ngo ni mu bijyanye na tekiniki cyangwa se terime za militaire. Nukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Burundi ndetse na Wazalendo na FDL bahunze ibyo bice byose, baragenda bahunga barwana ikinyuma nyuma basubira inyuma kugeza ubwo. Ariko n'ubu ngubu amakuru agaragaza ko muri Plaine de Ruzizi, mu kibaya cya Ruzizi, hari ukurebana ayingwe hagati ya M23 na twirwaneho ndetse cyangwa se AFC/M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi bafatanyije nyina coalition ya FARDC. Birumvikana bakaba bakomeje kugenda barebana ingo ku buryo n'ubundi wajya kumva abayeho kurasanaho bikomeye cyane, kuko n'ubu ngubu nkubwira inkuru abaturage b'Iminembwe bari mu bwoba bwinshi, kuko bakomeje kubona amadrone azenguruka no muri iki gitondo no mu gitondo cyashize kugeza muri aya masaha, bakomeje kugenda bumva amadrone rwose agenda agaragara mu kirere. Icyakora cyo kugeza muri aya masaha ngo nta kurasa kuri kubamo, ikiriho cyo nuko ari kubona nyine drone nk'izo ngizo. Abantu bakavuga bati se ibi ngibi byabihuye n'ibyabereye mu gihugu cy'u Burundi, wenda Burundi bukaba bufite umujinya bumeze nk'aburi kwihorera, buri guhora bugaragaza ko byakozwe wenda na 23 ariyo yabagiye kugaba ibitero mu Burundi, ko M23 ivuga ko yakoze iki gikorwa. Ese byaba bitewe n'iki ko aribo bagize uruhare runini cyane muri iyi mirwano? Ariko hakaba n'abavuga bati birasanzwe n'ubundi ingabo z'u Burundi zisanzwe zitanga umusanzu wazo mu guhashya cyangwa se mu gushaka guhangana M23, bameze nk'abidekaraye rwose ko babaye abafatanya ibikorwa ba cyane ba leta ya Kongo cyane mu guhangana na M23, nubwo yakomeje kugenda ibabera ibamba ku buryo yafatanya ibice byinshi cyane, ndetse naho ingabo z'u Burundi zarahabona Kisekedi M23 yabirukanyemo bavamo nabi cyane. Murabizi byabereye za Rubaya, murabizi byabereye za Masisi, murabizi byabereye hafi n'umujyi wa Goma, murabizi byabereye Karehe, Minova, hose abarundi bagiye bahava badakoza hasi ibirenge, M23 imaze kugenda ibashushubikana. Nuko nguko rero biteye, ntabwo hari imirwano cyane. Icyakora cyo mu bice bya za Kazinga n'ubundi Masisi, Burora hakomeje kugenda humvikana naho amasasu hariho gukozanyaho hagati ya M23 na Wazalendo, ariko ntabwo ari imirwano ikomeye cyane cyane ko ari byo bitero bya Wazalendo bya twakitu dutero shuma tukabeje kujya kusahura abaturage, gushaka ibyo kwiba, ndetse bakabitangira cyane cyane mu masaha y'ijoro bitwikira ijoro kugira ngo barebe ko babona ibyo kurya, aho usanga ariko babikoreramo ibigendanye no kurasa cyane ku buryo umuntu atarebye neza hava mu bitero bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero M23 igenda ifata ingamba kugira ngo igende ibisubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane.
nuko rero bimeze kugeza ubu umwuka ukomeje kuba mubi cyane hagati ya M23 na leta ya Congo. M23 imaze iminsi irakura ibice bitandukanye guhera muri Rubero, Warikare, ariko amakuru agaragaza ko yongeye kubisubiramo ibirukanamo Wazalendo bari bamaze kujya muri ibyo bice. Nibigaragaza yuko wenda ibyo M23 yasabye kugira ngo na leta ya Congo isubire inyuma ibirometero 30 nkuko M23 yabikoze, babonye we na FARDC itari kubikora, babona kandi ibitero birakomeje ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo, bityo rero nabo bakomeza gukaza ingamba zo kugenda birwanaho barinda ibice bafashe ndetse n'ibindi babisubiramo. Reka nshimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri iki biganiro byacu, mukomeze kugira ibihe byiza mukurikiye kandi mukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Imana ibarinde.